birakomeje rero n'umukire w'umumiliyoneri. Twaje kubona rero Shalom afata umwanzuro ukomeye cyane, ahamagara Lucky aramubwira ati rero Lucky ibintu wansabye ngiye kubikora, wansabye kwitanga rero ngiye kubikora nibyo nshaka. Lucky rero yamubwiye ati rero n'ubundi Shalom uwo mwanzuro ufashe ni mwiza kandi nanone arenzaho Lucky aravuga ati kandi nizere yuko ibyo urimo neza warahindutse, wabaye umwana mwiza, hato tutazana kubabarira kuko bisa nkaho azababarirwa, hato utazanababarirwa ugakurwaho ibyaha warangiza wagisubira hanze ukaba wakongera ukabisubira. Ati twizere yuko wahindutse. Ubona Lucky nta mutima mubi afitiye Shalom, ahubwo wamugani bashaka kureba uburyo Shalom ashobora kuba yaza agacisha ibintu mu nzira nziza. Rero Shalom nawe yavuze ati njyewe narahindutse kandi mfashe umwanzuro ari njyewe ubifatiye ku giti cyanjye. Ati rero kandi no kugira ngo mbe nabasha kuba nabohoka, akaba Shalom yasubizwa ibijyanye n'imitungo ye. Wibuke ko nawe yari umwana wo mu bakire, ntabwo yari yoroshye, ntabwo umwana ajya kwiga hanze ari uko nawe adafite ibintu runaka, akaba yajya hanze maze urukundo rwe Gihozo bakaba bakibanira. Rero aho ngaho twavuye tuza tubona Gihozo arimo kurira yarize yahuguye cyane, arimo kubreminga witwa Alice, arimo kuvuga ati watumye njya kugira inama Shalom yuko yakwitanga, dore none yabikoze none aragiye. Undi aravuga ati nyamara uwo mwanzuro yafashe ni wo mwiza. Uwo ni Alice yabwiraga Gihozo, umwanzuro yafashe ni wo mwiza, aragenda nimba ari uhanwa ahanwe birangire, nimurangiza mukundane, aho kugira ngo mukundane n'umuntu ugenda yihisha. Ati rero kandi ni umuntu w'umugabo kandi wumve yuko bizanagenda neza. Ubona yuko noneho Shalom rwose arimo kumvwa cyane, ndetse ahubwo Gihozo agahinda kari kamwishe kubera yuko we atifuzaga yuko umukunzi we bamufunga. Shalom ese araza gufungwa cyangwa baraza kuba bamubabarira atarinze afungwa? Sinzi ko biri buze kugenda, kuko nimba ari kampani yitiriye ni ikirego kijyanye na Cedric yanakivanamo, nimba ku bijyanye no kwica byo ntabwo ari we n'ubundi byamuvuyeho, kuko abicanyi ubwabo barabyivugiye bazi abari inyuma yabyo byose. Aho ngaho rero twavuye turangije tubona uwitwa Pucuri abwira Dani amukinisha mwaka 600 kugira ngo arebe ukuntu yitwara. Dani yarakaye arababara cyane, agira ngo Pucuri yaba yasubiranye ingeso, ariko Pucuri aza kumwereka yuko yamuprankingaga cyangwa yamukinishaga kugira ngo arebe uko Dani yitwara. Dani arangije aramubwira ati nyamara izo prank zawe igihe uzazibinkorera kandi wenda ari nk'ikintu runaka kikubangamiye mu buzima, nagakwiye kuba nkufasha ugasanga sinkufashije. Undi aravuga ati oya, ibyo bintu narabyihannye ntabwo bizongera. Ati kandi ibyo bintu ubishyire mu mutwe wawe yuko ibyo bintu ntabyo rwose ngishaka bijyanye n'amafaranga. Nyamara twe twabonye Pucuri ajya kwaka amafaranga uwitwa Shafi, nubwo yayamwimye, arimo gukinisha umwicanyi. Ese Pucuri n'ubundi gahunda ingeso yaba yarapfuye, cyangwa yabonye yuko Dani bitakunda kandi amukunda arabireka, ariko afata umwanzuro wo kuzajya abikora abandi bantu.
ese urwo rukundo rwo rwaba ruhamye? Ese ufite umukunzi ukorera abandi bantu ibyo ngibyo, we wamwishimira? Nabyo tubitekereza ako kanya twese tubona uwitwa Tricia yinjiye arangije avuga ati ndabona umukunzi wawe windeba nabi namutwara. Kuvuga ko Dani yese yigendera, ubona bisa nkaho nta kibazo noneho kiri hagati ya Dani na Pacuri, ari ibyishimo gusa. Twaje kubona rero tubona uwitwa Shafi afatwa. Mwibuke yuko Alice yabwiye Lucky yuko hari umuntu uri bagendaho witwa Shafi. Rero yafashwe anatungwa n'imbunda cyane, ku buryo bahise witwa Lucky yese amubwira ati genda winjire mu modoka we tukujyane. Undi araburana avuga ko nta kintu kibi yakoze, yarenganuwe. Undi avuga ati oya, ujya imbere ugende. Mwibuke yuko Shafi noneho namara kuba yava mu nzira biraza kuba byagenda neza. Twaje kubona rero tubona Gihozo abwira papa we amusaba ikintu gikomeye cyane, amubwira ati ese papa, hari ikintu nshaka kugusaba, nimba wowe uziranye n'abantu bakomeye, uziranye n'abasirikare, inzego runaka, uziranye n'abayobozi mu ngeri zose, ati wadufashije Sharomo ntafungwe. Ako kanya papa we yahise amubwira ati usibye yuko ntashobora kwitambika inzego, kandi koko nibyo, atari ko igihugu kidakubise imbwa cyorora imisega. Ni muri make Sharomo nadahanwa byakora abandi banzi benshi, cyangwa byakora abandi bantu benshi. Rero papa we arangije amukuriragaho kuntu, aramubwira ati ibyo bintu rwose ntabwo biri bushoboke. Undi aramubwira ati ariko nyamara wabikora kuko nkundana na Sharomo, nkunda Sharomo. Arangije aramwihanangiriza ati nubwo waba umukunda ukajana, ati ibyo ngibyo n'ubu sinanabishaka, sinkeneye. Sharomo yankoreye ibintu bitari byiza, yaneranyije n'umuryango, ati yaneranyije na Lisa. Rero ibyo ngibyo ntabwo biri bukunde. Twasize witwa Papa Lisa yahakaniye Gihozo yuko ari bumufashe. Twaje kubona rero uyu nguyu Sharomo afata umwanzuro yuko ajya gusaba imbabazi Cedric noneho na Lisa bari kumwe. Arababwira ati rero narinje gusaba imbabazi kandi n'ubundi nanitanze, ati rero nagira ngo nimba ari ubufasha mwanzamufasha muzamfashe. Nabo baramubwira ati yego, ubufasha nubwo tutabuguha, ubufasha twarabwemeje tuzabuguha, ati kandi nubwo tutaba tugukunda. Na Lisa bivugaga ati ariko nkunda umushimuza Gihozo, kandi ndabizi ko Gihozo agukunda. Ati rero nshobora no kutabikorera wowe, nkaba nabikorera nde? Nkaba nabikorera Gihozo. Ati nkaba nabikorera Gihozo. Ati rero ntugire ikibazo, ibyo bintu tuzabikora. Rero Sharomo niko nguko bimeze. Ciao mukomeze mugire ibihe byiza, mbabaze gukanda subscribe.